Samweli wa kabiri murongo no wa 8 ibice iyo ni message Imana impaye ibice umurongo wa 8 umurongo wa mbere ibice igice ni cya 8 umurongo wa mbere hanyuma y'ibyo ngo hanyuma y'ibyo Dawidi anesha abafilisitiya Imana itanze ubutware bwo kunesha abafilisitiya bakugenjeje muri uyu mwaka wa 2024 ngo mama wowe warudukurikiranye akira urufunguzo rukwinjiza muri 2025 akira urufunguzo abafilisitiya bari barafashe amahoro yawe bari barafashe ubukwe bwawe bari barafashe umunezero wawe bari barafashe amafaranga yawe akira urufunguzo rukwinjiza 2025 nawe rwanisha isengesho Dawidi yarwanishije isengesho arangije atsinda abafilisitiya narinje kubwira abantu aka kanya bafite umubabaro bari kwibaza ngo ese abana bazava ku mashuri gute bari kwibaza ngo ese abana bazarya iki bavuye ku mashuri abantu bari kwibaza ngo ese uyu mwaka tuzawurangiza ese mu wundi tugiye kwinjiramo ndababwiye ngo mwigira ubwoba nimba uzi ko wubashye Imana ugakora ibyo gukiranuka ukagendera mu murongo neza Imana ije guhagurutswa nayo marira ufite Imana ije guhaguruka kubw'ico kibazo kikuremereye none Imana ije guhagurukije gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni ni wowe unkurikiranye wigira gahinda witinya nabwiwe ngo nubwo hariho abarira hari Imana ije guhoza nabwiwe ngo nubwo harimo abarira hari Imana ije gutabara ubashimwe Kristo wadukuye iyo ngiyo muri Egiputa ubu tukaba tugenda twemye ntabwo tukigenda twihishahisha tukigenda twunamye tukigenda tuvuga ngo runaka arambona ngo ibi oya dusigaye tugenda twemye kubera ko turi kugendera mu maraso ya Yesu Kristo turi kugendera mu mbabazi za Yesu Kristo nta soni mfite zo kubivuga nta soni mfite sibye izibyaha byanjye niko muririmbye yaririmbye rero nta aka kanya nta soni mfite zo kuvuga aho Yesu yankuye ahantu habi nawe wenda ufite aho yagukuye cyangwa ufite aho ari bugukura uyu munsi ariko Yesu yadukuye ahantu habi yadukuye mu byaha yadukuye mu byaha adukura mu bibi adukuraho igisuzuguriro tukiri kwa Satani abantu baradusuzuguraga ariko ntabwo abantu batidusuzugura ntabwo batidusuzugura umuntu ari buguhamagara ati sengera mukozi w'Imana yagusuzugura gute ntabwo rero bareke kwitiranya ibya massage n'ubusambanyi umuntu nabo umusambanyi niba yanabihakoreye ntagatukishe izina ry'Imana abantu nibareke gutukisha izina ry'Imana nimba wumva ko uri umusambanyi wikumva ko nabandi ari abasambanyi nimba wumva ko uroga wikumva ko nabandi baroga nimba wumva ko uri umunyamagamo wikumva nyine ibyo ukora wa mugani bikore nimba uri muri Yesu neza ugumemo nimba uri mu busambanyi bwawe ubugumemo nimba uri mu byaha byawe ubigumemo wicira abandi manza ngo bazane mu dukino twawe wirirwa ukina mwumva ko udukino twawe wirirwa ukina n'abandi ariko badukina utwo dukino dukine wenyine nabo mudukinana ureka gufata runaka ngumuzane mu gakino nimba waragiye gucisha izo mbaraga ko kukazibona bakaziguha wizanamo pastor runaka wivuga ngo runaka ngo buriya ngakoresha imiti ngo yaracishije oya menye ibizari n'abari kurira muririmbye yararirimbye aravuga ngo nubwo harimo abarira hari Imana ije guhoza nubwo harimo abarira hari Imana ije gutabara abo bari kurira aka kanya bizera Imana yuko Imana ije kubahoza bizera Imana yuko Imana ije gutabara cyane nje mpora nizeye Imana none se ntizeye Imana nakizera ryangombe nakizera nyabingise nizera Imana ariko wamara gushaka ugashyira hasi agapira ukavuga ati nshaka kubaka warangiza ukajya no mu bintu byo gusenga none wa muntu ntasenge none ugasanga rimwe na rimwe kubera ko umwijima utajya ubana n'umucyo ugasanga rimwe na rimwe wa mugabo ntashaka no guhinduka ngo we akizwe mukorera Imana musenge mwese ugasanga rero bije kuvamo inzitizi n'intambara zatuma mutandukana icyo kintu nicyo mbona ntabwo ari ukuvuga ngo n'abantu b'abakristo bose ahubwo hari igihe ikigeragezo kinagusunikira ku Mana ukaba ibyo bintu byatubayeho tutaramenya Kristo n'abatubwira ko ubwo rero nuko basengera Imana ikabazana kuri izi social media nabo bakaza kuvuga ko nta bikomere bafite ariko dufite ababyeyi Imana yagiriye neza bajya bavuga tujye duhora twakira
reka mubwire hari abantu hari ababyeyi Imana yagiriye neza bari hano hanze mbere na mbere umubyeyi wa mbere Imana yagiriye neza nawe nkunda cyane ujye uvuga aho Imana yamukuye kandi afite n'aho Imana yamugejeje akakuri ntabwo izo ari imbaraga z'Imana zimuterura zikamujyana muri sauna akajya gusambanira muri sauna ntabwo Imana ikora gutyo Imana ntabwo yaterura umuntu ngo imuvane iwe mu rugo ngo nirangize imujyane gusambanira muri sauna ntabwo ibyo bintu biba wowe ntabwo wajya ukajya ugasambanirayo izina rya Yesu njyewe bakamfata ku ngufu se oya ashobora kuba atagufata ku ngufu ariko cyajya bari kugusawuna nyine kugusabuna ariko jewe ibyo ni ibintu rero munyobera wowe wavuze ngo nturajya no muri sauna ngo umenye ukuntu haba hameze ukurikiranye wumve ko ufite ibyiringira akakanya hari ibintu Imana iremye akakanya hari ibintu Imana ihinduye akakanya hari amateka Imana ihinduye akakanya hari ubuzima Imana ihinduye akakanya hari ibintu Imana ihaye ishusho nubwo wabonaga yuko nta shusho ariko Yesu ari kuvugana nanjye ngo azanye ishusho kuri icyo kibazo wari umaranye igihe wabonaga umwaka ugiye kurangira harangiye imyaka 2-3 5 ariko akira urufunguzo niko ijambo ritubwiye akira urufunguzo rukwinjije muri gakondo yawe mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi reka nongere mfate umwanya mbashimire uburyo mukunda kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi nitwa Ezekiel Rukundo kuri Yesu ari ku Ngoma TV Kiranuka TV Umuremyi TV n'ukuri Nyako TV mbere yacu turi kumwe n'umumama wese umukobwa bitewe nuko ushobora kuba wabitekereza cyangwa nuko we ari buze kuza kudusobanurira nishimiye kumuha ikaze mu ntego nziza n'ibubu nziza neza wagira ngo ni Pastor Mutesi yewewe waha ikaze turakwakiriye kuri Yesu ari ku Ngoma TV mbahaye ikaze abadukurikiranye mwese bakurikiye izi channel Imana data wa twese ibaha umugisha ku mazina reka mbanze mbibwire abatanzi ni yafashije Claudina ndi umubyeyi w'abana 5 ukunda Imana n'abantu b'Imana mbarizwa mu itorero rya Revelation Kagugu duterana ku wa gatatu ndabararitse ku wa gatatu muzaze tubane ku gicaniro tugasenga no ku cyumweru Yesu aduhana umugisha rero ikitubesheje ahangaha ni kubw'ijambo ry'Imana ni kubw'umurimo w'Imana yego Imana ishimwe kandi yongere gushyirwa hejuru uyu munsi nifuje kuguha ikaze mu biganiro byacu kuri Kiranuka TV nanjye umpaye ikaze kuri Yesu ari ku Ngoma TV nanjye rero nguhaye ikaze kandi umuzi turaza kugirana ikiganiro cyiza ariko ndahera kuri iki kibazo kubera iki uri kugaragara mu isura nk'iy'umumama amaze kuvuga haruguru Pastor Mutesi ahari ndamusuhuje amateka yawe naye bihurira he ahari ndamushuhuje cyane ndamukunda cyane ahari Yesu rero amumpera umugisha mwituze ryinshi Pastor Mutesi ndamukunda njye ngenda mwigiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye kubera njyewe njya mufata nk'umugore w'intwari bitewe nyine ko no mu buzima busanzwe hari amateka amwe mba mbona duhuriyeho ayahise kandi y'urushako ubwo rero njya mukurikirana kenshi muri comment abantu nyine bakunda kumutera nyine amabuye bikwasi bakavuga ibintu byinshi ariko Pastor Mutesi akabyihanganira akarwanisha isengesho rimwe na rimwe akabyima amatwi nta n'ikintu binamubwiye nkabona ko ari umubyeyi w'intwari njya kuza no kuri social media naravuze ati byanze bikunze nta kintu kirenze njyanye hariya cyangwa se kiruti iby'abambanjirije nanjye wenda bishobora kuzabaho wenda nubwo bitarabaho wenda amagambo nyine akaba menshi muri comment cyangwa niki ariko Pastor Mutesi nkamwigiraho kumva nyine nanjye byampa gukomera ahubwo nkarwanisha isengesho nkarwanishije amagambo cyangwa ngo nje guhangana
nicyo kintu mukundira njyewe buriya. Wowe se iby'urushako rwawe byaje guhura n'ibya Pastor Mutesi, we byazambiye, we tuzi aho byagiye bizambira, ariko se buriya wenda naho nanjye uzahamenya atari uyu munsi, ntago ari ngombwa. Ariko nyine hari igihe kigera nyine ibintu bikanga pe. Hari n'igihe ugerageza nyine amahirwe, ukagerageza uzi ngo ahangaha biri bwemere, bikanga naho bikanga, ugahitamo nyine kumva nyine watuza, ukicarira ugatuza, ukavuga ati mbihariye Imana, ibyanjye mbihariye Imana, nta wundi muntu nabiharira. Niko umuririmbyi yavuze ngo tubiharire Yesu, nta wundi wo kubiharira. Yego. Ariko kubera iki ingo nyinshi z'abakristo zikunda kuba arizo zifite intambara zituma imiryango inatandukana kurusha iz'abapagani? Muba mubona abapagani bigira kuki, bigira iki kuko z'abakristo? Wenda ntabwo ari hose. Njyewe naje gusanga iki kintu rimwe na rimwe, kubera ko hari igihe uba warabayeho mu buzima nyine udakijijwe, tukaza no muri uyu mujyi wa Kigali, ntabwo iyi mujyi ya Kigali twayivukiyemo. Wagera mu mujyi wa Kigali ukabukubitanye n'umujama muri uyu mujyi wa Kigali, wamara guhura n'umujama mugahura mwese mutanasenga mudakijijwe, ariko wamara gushaka ugashyira hasi agapira ukavuga ati nshaka kubaka, warangiza ukajya no mu bintu byo gusenga, noneho wa muntu ntasenge, noneho ugasanga rimwe na rimwe kubera ko umwijima utajya ubana n'umucyo, ugasanga rimwe na rimwe wa mugabo ntashaka no guhinduka ngo we akizwe mukorere Imana musenge mwese, ugasanga rero bije kuvamo inzitizi n'intambara zatuma mutandukana. Icyo kintu nicyo mbona, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu b'abakristo bose, ahubwo hari igihe ikigeragezo kinagusunikira ku Mana, ukaba ibyo bintu byatubayeho tutaramenya Kristo, ahubwo byakubayeho utaramenya Kristo, noneho bya bibazo ugasanga ubonye n'ubundi hanze nta cyiza n'ubundi gihari, ukavuga ati reka mpungire kuri Imana, niyo ifite kunduhura ni nayo ifite kuntabara. Ubu Imana duhungire gita idutandukanya nabo twashakanye turi mu bupagani, umva nayo itubanira ko ntabwo njyewe naje Imana ngo intandukanye n'umuntu twabanaga, njyewe naje kubera yuko udukurikiye ushobora kumva akavuga ese Imana abantu tujyaho igahita idutandukanya nabo twashakanye. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo Imana yafata umuntu ngo imutandukanye n'undi, ntabwo Imana ikora ibyo bintu, nta nubwo ibigambiriye ko abantu basenya, ahubwo navuga ngo Imana urebye nayo aho iri mu ijuru ibifite agahinda n'umubabaro mwinshi, ntabwo izi divorce ku Mana ziba ziyishimishije kugira ngo se Imana yibinezerewe, ntabwo ibinezerewe. Imana ntabwo yaremye umugore n'umugabo kugira ngo babane bubaka ubumwe babumwe, ntabwo yavuze ngo mumarana amezi 2 mumarana amezi 3 ngo mutandukane, ntabwo ibyo bintu Imana yigeze bivuga wa muntu, ahubwo navuga ngo ni Satani waje mu bantu ubushaka nyine ko abantu batabana neza, akaza nyine kudutatanya nta kindi. Bajya bavuga ngo ishimwe ry'umunyonzi ngo rimenywa n'umunyonzi w'umugenzi, wasanga ngiye ubwo bitarambaho nagusekera nkanagushungera. Ikintu kitarakubaho reka nkubwire, uzirinde guseka umuntu, ushobora guseka umuntu ikizamuka ejo akazaguseka ikimanuka, kuko bishobora kumbaho uyu munsi aka kanya nicaye kuri izi social media, ugasanga ejo hari ikintu Imana ikoze igitangaza, inyubakiye n'urugo rwiza cyane rwose, noneho wowe urwicayemo uyu munsi uri kuvuga ati bari abagore barasaze, bararindagiye, barayobye. Imana igitabara, igihindura amateka, igihoza amarira y'abantu bizeye Imana bakayikurikira bakayinambaho. Imana ntabwo yagukuriramo amara masa, kuko naje gusoma ijambo rimwe umunsi umwe muri Bibiliya rivuga ngo ibiryo by'abana b'Imana Imana yarabizigamye. Bishatse kuvuga ngo yukoze ibyo gukiranuka ukagenda uko Imana ishaka, Imana data wa twese iguhemba ibiryo yakuzigamiye kandi ukabirya ntawe uguhagaze hejuru, ukabirya neza. Ntabwo rero wavuga ngo uransetse uyu munsi, ushobora kunseka uyu munsi, ejo nawe abandi bakaguseka, ahubwo aho kugira ngo dufate umuntu tumuseke, tumutera amabuye, twumve ko byacitse byadogereye, wamusengera wowe ugifite imbaraga, wowe ugihagaze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni wowe ugihagaze wirinde nawe utagwa.
wasengera ukavuga turi mubyeyi uzamurengera uzamutabare kuko imbere aha uza aho uvuye ariko ntabwo uzi aho uri kujya, ntabwo uzi ngo hameze gute, ariko aho uvuye urahazi, ariko aho uri kujya ntabwo uzi ngo hameze gute. Yego, akenshi hari benshi mu bantu bajya bakunda kudukurikira hano ku mbuga nkoranyambaga mu buryo butandukanye, bakunda kubona inyigisho nyinshi zitandukanye, ariko cyane cyane zitambutswa n'ababyeyi batabashije kugira amahirwe yo kubaka, ari naho abantu bashingira batizera ibyo bamwe muri mwebwe, si bose bigisha akabati none se kuri kutwigisha ibyo gufata neza abagabo bacu, mwebwe byabananije iki? Ugasanga nyine ni ibintu bikunze kugorana kuri icyo kintu. Umuntu yafata neza umuntu abona, nese wafata neza umuntu utabona, tujye tubwizanya ukuri. Ufate neza umuntu utabona, nese mufate neza ari hehe se? Naze noneho mufate neza, ubaje wamufata neza none se ntawe ndi kubona, naze nyine mufate neza, ariko mu gihe none se wafata neza mu gihe umuntu adahari? Wowe nyine urabivuga nk'umuntu kubera nyine wa mugani bimbayeho, ukabivuga nyine nk'umuntu, ntabwo urwo rugo wigeze urugeramo ngo umenye ngo ese runaka yari afashe umugabo gute, byagenze gute. Nshuti yanjye, umuntu aba yagerageje ariko ibintu nyine iyo byanze biba byanze, ntawahindura ku kintu iyo cyane. Uhombye arabyimenyera. Yes, uhombye arabyimenyera. Mujye murekeraho, ahubwo usabira umuntu mubwire ngo Mana wabasha guca izindi nzira. Imana ifite inzira nyinshi. Yobu yaranditse aravuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kigashora imizi, kikongera kikera amababi y'amatontome, bishatse kuvuga ngo naka kanya nubwo igiti cyatemwe ku buzima bwanjye cyangwa ku buzima bw'umuntu wese udukurikiranye, cyakongera kigashibuka, ibintu bikongera bikemera bikagenda neza. Yego, turimo turakora ikiganiro ariko tutanasenze, twagendeye mu munyenga w'uburyo ibintu biryoshye, ntitwasenga kandi mfite byinshi ndi bukuganirize ukatubwira mu buryo butandukanye, harimo ibyaziriya mpaka mu kanya twari turimo mu buryo bugendanye n'amasawuna na za massage, kubiyita abakozi b'Imana n'ingaruka bishobora kuba bitera, cyane ko benshi baba bavuga ngo haramo busambanyi, nge sindanabijyamo, byatumye nanabitinya. Hagende fatirweyo n'umwuka wo gusambana. Reka dusenge. Reka tubanze dusenge. Mana yacu uri mwiza, ubereye maso abagutegereje bose, uri umugira neza, uri umutabazi, uri Imana itazigera ihinduka, mu isi no mu ijuru uzahora wera. Mana natwe turi imbere yawe, Mana ya masaha, Mana nyagora ku ngoma, tugirire neza, wongere utwiteho, wongere uturengere cyane, uturamburire ukuboko kwawe kwiza dutangiye iki kiganiro, utangirane natwe, imbaraga z'umwuka wera zize zibane natwe kandi zidushoboze, twe ntacyo twakwishoboza. Kristo tugirire neza, tuguhaye ikaze n'akarimu muri iki kiganiro. Kuba dukurikiye rero data twese, ugende usanga imitima yabo, ari abarushye n'abaremerewe, ari abababaye, ari abari kurira, ari abafite umubabaro n'agahinda kenshi, ubarengere, wongere ubiteho, kuko uri data twese mwiza. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye umugambi wawe mwiza udufiteho, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Imana ishimwe kandi yongere gushyirwa hejuru. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi badukurikiye aho bagiye baherereye hirya no hino, na diaspora zidukurikiye, kurikiwe n'abadiaspora, isi yose iradukurikiye, abari muri Amerika, hari abari Canada, hari abari Australia, abari mu Budage, abari mu Australia, ubahe intashyo bose ndabashuhuje, abajya bankurikirana, abajya bansuhuza, abari muri Amerika, abari muri Australia, inshuti zanjye ziri mu Budage, batakira yo kwishyura. Yego, nababandi bajya bakuyega pe, nababandi bajya bandemera rwose, bakavuga ati twohereje isukari y'abana. Imana igenda ibampera umugisha aho muri, turakomezanyije urugendo rwo kuvuga uyu mwami Yesu abishimire mwe mudukurikiranye. Ikibazo cya mbere kirakira kiti, ubu nibwo noneho twinjiye mu kiganiro gitu neza, kandi noneho abantu nibasasa akakeka. Yego, batwumve, abicaye ku meza baryoherwe ariko baduteze amatwi. Ikibazo cya mbere kirakira kiti, kuki rimwe na rimwe dukunda kubona inkuru n'ibiganiro by'abadamu bagize ibikomere by'urushako batacyubatse ingo, ntitubone n'ibiganiro by'abadamu bubatse ingo ngo batubwire uburyo
ururyoha ni ukubera iki? kubera yuko abantu benshi hari igihe bajya bafungura video bagiye gukurikirana ikiganiro ugasanga ntibakirangije. Reka tubanze dutambutse nimero za telefone ku bantu badukurikiranye, waza kwifuza kutugira inama, waza kwifuza ko twasengana, ibintu wakwifuza nyine ko twaganiraho, ubundi Yesu aduha umugisha tukomeze ikiganiro. Ni 0783 70 275. Reka nyisubiremo 0783 70 275. Yego, noneho warumbajije. Uramemukiye. Warumbajije. Cya kigabo cyari cyavuze ngo inimero yawe kiraza kuzifata mu kiganiro, none urazimuhaye. Uramemukiye. Basi sorry. Nyine ubwo nta kundi nyine rose ubwo nabigenza gute kutanze nimero wakinwe wa mugani wa Garase. Garase ni wavuze ngo tanga nimero wakiriwe naguze umuntu wawe azaturuka ari Canada, ariko Garase nawe ni umusitari yaramamaye pe. Ikibazo nari nkubajije aba aricyo twigira. Warumbajije ngo hari abagore baza kuri social media, ibigano kuri social media bavuga ko ingo zabananiye. Yego, ariko bakabura abantu baza kuvuga yuko tukabura abantu baza kuvuga yuko byemeye. Ubu ngubu umuntu wa Burayi ashobora kuza hano kuri social media akavuga ngo na Burayi, ariko umuntu uri kujya kudeduana mu Bushinwa ntabwo yabibonera umwanya wo kuza kuvuga ngo njewe afite umwanya wo kujya mu Bushinwa, afite kujya kurangura ibintu byiwe bigeze muri Majerwa agiye kubisorera ngaje ahangaha ngo kugira. Hari igihe aba yumva nyine yarahiriwe, yaramaze kugera mu ijuru ritoya, akumva ntabwo yabona umwanya wo kuza kubaka abantu, akumva nyine nta kintu afite cyo kubwira abantu kuko nyine yumva yarahiriwe. Iyo wicaye uri kurya umutanzania ifiriti ukayitereka iruhande ku meza, inyama ukabona uri kuzarura, isombe iteretse ku meza, uba wumva n'abandi bose bari kubirya. Ntabwo iyo ugiye muri garderobe kwambara imyenda ugasanga umwenda w'ubwoko bwose urawufite uri buwambare, ntabwo uba wumva ko hari abantu bambaye ubusa hano hanze. Njyewe nicyo kigereranyo nabigereranya. Impamvu rero aba bantu baza, umuntu burya ajya kuvuga arushye aremerewe, akaza akavuga nyine ibyamubayeho. Hari benshi koko badukurikiranye nabo bafite ibi bibazo, benshi bagiye batandukanye bafite ibi bibazo. Yakumva ubuhamya bwa runaka akavuga burya ntabwo ari njye njyenyine, cyane ko benshi bajya bampamagara akavuga ati burya ntabwo ari njye njyenyine, ni ikibazo cya rusange, reka niyakire. Rero abo bantu nabo bataza nyine kuvuga yuko Imana yabagiriye neza bakomeza abandi, nabo ubwo nyine ni umuhamagaro wabo. Buri muntu wese afite uko yahamagawe. Ntabwo dukwiriye kwakira abavuga ibikomere. Ubwo se nabo tubasengere n'abatubwira ko ubwo rero nuko basengera Imana ikabazana kuri izi social media, nabo bakaza kuvuga ko nta bikomere bafite. Ariko dufite ababyeyi Imana yagiriye neza bajya bavuga reka mubwire, hari ababyeyi Imana yagiriye neza bari hano hanze. Mbere na mbere umubyeyi wa mbere Imana yagiriye neza nawe nkunda cyane, ujya uvuga aho Imana yamukuye kandi afite n'aho Imana yamugejeje aka kanya, Pastor Mignone. Amwita Apotre Mignone ntabwo icyigisha ajya atambutsa cyafasha abantu. Dore ngo ko ushaka no guhurana nawe mukunda kubi buriya uriya mubyeyi afite amavuta y'Imana. Ibyo bavuga byose, ibyo bakora byose, buri Imana yaguhamagaye iba yaguhamagaye. Ntabwo umuntu yakwicaza Imana yamaze kuguterera intebe, iba yagutereye ibyicaro. Umuntu ibyo yavuga byose, ibyo yakora byose, ngiye Korodina ndi mu mugambi w'Imana, ndi gukora ibyo gukiranuka, ndi kugenda uko Imana ishaka, ntabwo yanterura ku ntebe Imana yanyicajeho. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Niyo mpamvu rero uzabona abantu benshi bazabatukira kuri social media bakarwanisha amagambo. Oya, umuntu wahamagawe n'Imana ntabwo arwanisha amagambo, arwanisha isengesho ryonyine gusa. Isengesho niryo rigenda rituma uzamuka.
ujye Apotre Mignone uramwemera ndamwemera agenda azamuka uko bwije nuko bike akagambane ntikabura amagambo ntiyabura ariko buriya ngiye nkunda abantu nk'ubwo bavuga umuntu nkunda umuntu kuvuga ntago abazigera kuruta umuntu ugusebya ntago abazigera gusumba oya Imana ahubwo igenda ikuzamura igiye yumva no kubyo abantu bavuga nukuri Imana igendeye kubyo abantu bagiye batuvuga ikagendera ku buryo abantu badusebeje ntabwo twakabaye turi no kuri izi kamera ngo dufate n'iyi mikoro twakabaye dutitira duhinda umushyitsi abagore bafite gushima Imana hano mama Lionel ntabwo ashimira Imana ko Imana yamugiriye neza Imana imwubakiye urugo rwiza Nyirapasika ntabwo ashimira Imana ko Imana yamugiriye neza none se mushaka bandi baza kuvuga ko Imana yabagiriye neza abi Imana yagiriye neza barabivuga hari abantu benshi cyane nzi ahangaha Imana yagigirira neza ntabwo abantu bose baza hano ari abarira gusa oya kandi n'abari kurira muririmbye yararirimbye aravuga ngo nubwo harimo abarira hari Imana ije guhoza nubwo harimo abarira hari Imana ije gutabara abo bari kurira aka kanya bizera Imana yuko Imana ije kubahoza bizera Imana yuko Imana ije gutabara cyane nge mpora nizeye Imana none se ntizeye Imana nakizera ryangombe nakizera nyabingise nizera Imana ishoboye ibintu byose Imana ibasha guhindura ubuzima Imana ibasha guhindura amateka Imana ibasha guhindura gukuraho igisuzuguriro Imana ibasha kubaka umuntu akubakika Imana ibasha kurema iby'imiryango itarema Imana ibasha gukura iyo ngiyo muri Egiputa igakura umuntu mu byaha ikamuhindurira ubuzima ikamuhindurira amateka iyo Mana niyo yonyine nzakurikira Imana yakuye Shadraka Meshaki na Abednego mu rwobo rw'intare ikabakura mu itanura ry'umuriro iyo ngiyo niyo yonyine nizera ntabwo nzizera umuntu ni umuntu ariko Imana nagiye nyizera mbona inzura mbona ingarura ubuzima mbona ingarura kubaho mbona igenda impindura ubuzima n'amateka hari ejo hanjye hashize ntabwo nari kwicara hano kuri social media ngo mvuge ngo runaka na runaka Imana yabagiriye neza ariko kubera ko nagiye mbigiraho nkabona ukuntu Imana igenda ibagirira neza numva ko nanjye ejo hanjye ari heza kandi pe ikibazo rero nabagenda bayomba nibo baduteje akaga nibo baduteje umuraba y'umukandara nibo baduteje cyane nibo baduteje akaga abo bagenda bayomba bagenda bihishahisha bavuga babeshya si umukandara harabamaze se ahubwo ko habarangije Imana ahubwo yongere basukira umwuka w'imbabazi kuko ni Imana y'imbabazi n'amakuru merutse kuma ngo bahanuzi benshi ngo bajya ngo kwisayidira ngo banyuze muri systeme yo kujya muri sauna massage abo ntabwo ari abahanuzi b'Imana wa muntu ntabwo nemeranywa n'abo bantu ntabwo ari abahanuzi b'Imana ahubwo ni abashitani n'abashitani abahanuzi agira ngo iki ngo abo n'abahanuzi bakorera Satani ntabwo araba none ntabwo ujya wumva abantu bajya gucisha imbaraga bakabaha imbaraga abantu bakiga kuvuga izindi k'abantu bose none impano y'Imana ntabwo yarasigaye avuga izindi mituvuga ahangaha Imana yaduhaye nguse kandi ko yiyegereje abahanuzi nyine akajya zikopera ariko we munsi y'umukandara ntago hayigeze hamwe ari kuzira ikibo ari kuzira iki kwihesha ikintu cyo ndakoreshejwe uburiganya gusa no gusabirimo ejo bundi nari ndi ku rukiko wari uri ku rukiko nta kirimo sawa nimba nta kirimo ariko reka nkubwize ukuri muri sauna habamaze n'uburyo basambanira muri sauna ariko umuntu ajya gusambanira muri sauna gute abayabuze amafaranga se yo kujya gukodesha icyo cyumba nihubwo n'abadayimoni nyine baba bakuruye babajyanyeyo ntabwo abantu bose bajya muri sauna ariko basambana papa ubu se nzi n'abantu b'abapapa biyubashye b'abakozi b'Imana bakuze ariko ugasanga umuntu bitewe n'akazi yagiye akora yenda ugasanga amara n'umwanya yicaye ugasanga imitsi yagize ikibazo ugasanga amaraso ntatembera neza ugasanga nk'umuntu w'umupapa agiye nko muri sauna cyangwa nk'umuntu w'umumama hari igihe urwara ukagira ikibazo cyo kurwara ugasanga imitsi ntabwo amaraso ari gukora neza ntabwo ari gutembera neza ukagenda ukiyotera hariya muri sauna ukicara ukota nibyo biba bikujyanye ugataha ariko abo bavuga ngo baba bagiye gusambanira muri sauna buriya ingeso y'umuntu imuvamo n'ubundi apfuye nimba umuntu afite iyo ngeso n'ubundi y'ubusambanyi akaba kuyireka iyo ngeso byaramunaniye no gusenga akaza nyine abeshya uyu munsi
agasenga ejo akabivamo akajya muri ubwo busambanyi bwiwe nkubwiza ukuri ntabwo izo ari imbaraga z'Imana zimuterura zikamujyana muri sauna akajya gusambanira muri sauna ntabwo Imana ikora gutyo Imana ntabwo yaterura umuntu ngo imuvane iwe mu rugo ngo nirangize imujyane gusambanira muri sauna ntabwo ibyo bintu bibaho wowe ntabwo wajya ukajya ugasambanirayo izina rya Yesu njyewe bakamfata ku ngufu se oya ashobora kuba atagufata ku ngufu ariko cyajya bari kugusawuna nyine kugusawuna ariko jewe ibyo ni ibintu rero munyobera wowe wavuze ngo nturajya no muri sauna ngo umenye ukuntu haba hameze muri sauna kugenda ukinjira wamara kwinjira ukicara kuba wicaye wenyine ko atari itegeko ushatse wajyamo wenyine ushatse wajyanamo n'abandi ukicara hari ubwo bakubwira ngo nusanga y'umugabo ugende ngo umubwire ngo agutsirita cyangwa kuhagira si ukwicara ukota uwo mwotsi hari ikindi kiba kikujyanye kwari none se ubundi bajya baba ngo sauna ngo massage ibyo bintu ubundi bitandukanira yenge nta nibyo mbanze urumva muri sauna ni ahantu ni icyumba ugenda ukinjiramo ahantu haba hatabona haba harimo ibintu by'imiti habamo itara iyo ushatse bacana itara cyangwa se bitewe n'abantu baba barimo urumva haba harimo hari igihe haba harimo abadamu n'abakobwa kandi abakobwa bo baba bakenyeye udutenge mu mabere abagabo bo bakenyeye udutenge nyine hasi hasi y'umukandara noneho bakicara bakota ibyo bintu baba batekeyemo bakaba ari byo bota noneho barangiza bakaza gusohokamo hahandi bakajya muri dushe haba hari dushe nyinshi zitandukanye cyane ko ugiye no muri sauna baguha icyumba cyawe wiyamburiramo bakaguha n'umwenda n'ibintu byawe ukabisiga telefoni n'ibindi bintu ukabisiga kuri kesi ubundi ukinjira ukagenda mu cyumba cyawe ugakuramo imyenda wamara gukuramo imyenda ukagenda ukinjira muri icyo cyumba cya sauna nta muntu mwasezeranye haba harimo abantu bagiye batandukanye sauna nta nubwo ijyamo abantu b'abakene ijyamo abantu b'abasirimu utagira ngo hajyamo abantu baciriritse utazumva sauna ukagira ngo ijyamo abantu baciriritse aba ari abantu b'abasirimu rwose ahubwo hari igihe nyine wowe ushobora na wa mwuka wawe nyine wagufashe w'ubusambanyi ushobora kugenda nyine ukabona nyine abari ariko ntago ari uwanjye n'uwo dukurikiye abantu bataza kumva nabi n'uwanjye oya ningizemo nziko numvise ngo na wa mwuka wanjye yego cyangwa wawe wa mwuka wawe cyangwa urando warangiza ukajya warangiza ukumva nyine wa mwuka nyine w'ubusambanyi nyine urakwataza ariko ntabwo nibaza ukuntu umuntu yasambanira muri sauna n'umuriro uba urimo ukuntu ubungana ni gute njye nagiyeyo pe kuko njyewe biriseriye nagiyeyo njye nagize ikibazo ndwara umutwe narwaye umutwe amezi 2 ndanahuma sinjya nsuka ndwara umutwe amezi 2 ndanahuma noneho bancisha yego iyo uza gusuka nta wari no kuzajya gusaba amazi njyewe narasukaga njyewe narasukaga ariko nyisuka n'ubundi nta wayansabaga wa mugani nk'uko bivuze njye burya mitandeba uburyo umuntu yaberwa n'ikintu noneho njyewe ndarwara mu buryo bukomeye banshisha mu cyuma ndwara umugongo nyine imitsi y'ijosi nyine isa nyine nk'iyagagaye kuko sinabashaga nyine guhindukira kuko umutwe wari waramfatiye muri iri gufwa rya rimwe na rimwe bakavuga ngo ni iriya ndwara bita nimba ari sitronge ngiye kurwara banshisha mu byuma cyo mu mutwe bahanuzura bazengera baransengeye Imana iravuga inkiza umutwe urumva hari igihe cyageze nyine ndinangira nanga nyine gukorera Imana bivamo ngagenda ndiyicarira ndituriza tu ariko Imana igenda intuma habahanuzi Imana rero yongera kungirira icyizere irambabarira ingirira n'imbabazi kubera ko hari ahantu hari utuntu tumwe na tumwe nyine nta tutumvikanaga ntashyiraga ku murongo inkubita uwo munyafu noneho nciye mu cyuma basanga imitsi yanjye imwe ivana mu maso ijyana mu bwonko imwe ntabwo amaraso atembera neza nicyo cyatumaga mpora ndwaye uwo mutwe noneho nkahorana umunaniro utajya urangira w'umubiri wose noneho dogiteri niwe wanyibwire tujye ugenda ujye muri sauna bizagufasha kugira ngo imitsi yawe ibashe kuba yabasha kuyoboroka neza noneho njye namaze umwaka wose ntasinzira n'umunsi n'umwe ntajya nsinzira bakantera inshinge nk'ibinini bisinziriza
ese reba nkuriya mubyeyi bita Marie Rose. Marie Rose bamufatiye ngo muri sauna, umugabo wamufata ngo yajyanye n'undi mugabo. Mu bigaragara njyewe ntabwo natera Marie Rose ibuye, kubera yuko Marie Rose impamvu ntamutera oya wa mama baherutse oya wa mama w'umukristo n'ubundi baherutse gufatira muri sauna, impamvu njyewe ntamutera ibuye urayizi. Urumva ko uriya mugabo yari inshuti y'umugabo wiwe, kandi uriya mugabo urumva yahaga umugabo wiwe akazi. Arangije hari uzi ko hari abantu hano hanze si wavuze ngo nturajya no muri sauna, babyumva ibyo bintu gutyo gusa mu magambo bataranakandagira no muri iyo sauna, akajya ahora yibaza atari ko sauna imera gute. Umuntu akaba yakubwira ati ngwino merekeze tujyane ujye no kureba, nawe nuko ntekereza yagiye. Birangira umugabo nyine ahamufatiye ahita avuga ko yasambanye. Wese ubwo mugabo we yahamufasha agiye nyine nicyo kibazo n'ibyo byose byashoboka ko bari bamurabuye. Byanze bikunze hari ukuntu umuntu aba mu gakiza cyane bigatuma ugiye n'umukozi mubana no mu rugo kamubwira ngo ngiye ahangaha. Ura ntabuze umuntu Marie Rose yabwiye ngo ngiye ahangaha, yarangiza agahita arabura nk'umugabo wiwe akamusangayo. Nawe wabonye yuko ari nk'isi yamuguyeho, ari nk'ibintu byamuguyeho, nawe yisanze ari ikintu kimubayeho atari ikintu yari menyereye. Burya umuntu umenyereye ikintu nshuti yanjye, umuntu umenyereye agakino uramubona, umuntu umenyereye agakino uramubona, n'umuntu utamenyereye agakino byanze bikunze uramureba. Babagushyiriye bombi hano wavuga ati uyu mukino asanzwe azi kuwukina, ukabibona neza ko umuntu azi gukina uwo mukino. Ariko uriya mugore yararenganye, nubwo nyine bamututse ibitutsi byinshi bakavuga ibintu byinshi, sinkubwiza ukuri. Nababwiye ngo nuhagaze yirinda atagwa, kuko nkubwiza ukuri uhagaze yirinda atagwa. Reka nkubwire kuri wowe wagwa. Oya, hari ikintu cyakugusha ubu ngubu aho bigeze ukurikije nk'uko umeze, njye nkurikije uburyo ubayeho. Hari umugabo ushobora kugukomveka akakugusha. njyewe nta mugabo wankomveka ngo angwishe, kandi uko niko kuri mbivugiye kuri social media. Kubera buriya umuntu atinya ishyamba afite icyo yarihuriyemo naryo. Ntabwo urwego ngezeho njyewe yafashije Claudine, ntabwo ari ukwiyemera kubankurikiye. Agakiza kanjye Claudine ndakazi, nta kintu wakora cyabasha kungwisha ngo kinture mu mutego kintandukanye n'Imana. Revo ngezeho n'Imana. Mubyeyi wakwicecekeye kabandi baje babivuga gutyo ubu ngubu mu ma etage, kubera ko munsi umukandara nta cyubahiro kihaba, bajya ama video kuro bagize. Reka nkubwire wasanga impamvu abo ngabo ubuzima bwo hanze batigeze babunyuramo. Nge naciye mu buzima bwinshi cyane, ca mu bintu byinshi cyane. Nta kintu rero wazumbwira navuga ngo ntago ari ngombwa kuza kubirondorera byose hano rimwe kuri kamera. Wenda abagiye bakurikirana ubuhamya nagiye ntambutsa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bumvise wenda hagace. Ndibwira ko maze gutambutsa ubuhamya bwinshi cyangwa ibiganiro byinshi kuri izi social media. Ubuzima bwo hanze nabubayemo, nibyo nkubwira nigeze kugwa. Wagize igihe cy'ibyaha. Nigeze kugwa. Imana ndayisezera mfite icyumba cy'amasengesho, itorero ryarangiriye icyizere rigishyira iwanjye mu rugo. Ndi umukozi w'Imana, Satana ndasimyambi ndagwa. Ariko byari ukugira ngo njye no kugwa. Imana yari yarabivuze waragujya mu byaha. Nkajya ngenda, Imana yari yarabivuze turiya mubyeyi wuzura umwuka uhanura kuri azagwa, ariko nyuma yo kugwa azongera agaruka akorera Imana. Gusa nese umuntu yaguye agatandukana n'Imana, icyaha atinya ni iki? Wenda ushobora kubeshya ukanywa inzoga ariko ntiwasambana. Gusambana urumva ari ibintu, none se watinyutse kunywa inzoga ni gute utasambana? None se wakugura izo nzoga ntiyakenera kugusambanya? Ese ubwo warazinyweye cyane rwose? Uranasambana? Njyewe nanywaga rikeri, nta nubwo nanywaga ubu bwa rufuro. Utumva ngo wenda ngo bari kunteretera ku nzoga ya 800 y'igihumbi. Nanywaga inzoga ihenze nshuti yanjye, ihenze. Uwagwaga rikeri ariko yarateretaga. Hari igihe yareteretaga bikananga. Nese umuntu wese uko akugurira ni ngombwa ngo aguterete? Reka ntabwo umuntu wese uko akuguriye cyangwa se uko mwicaye mugasangira bishatse kuvuga yuko ariko mwaryamana cyangwa ariko yagutereta.
buriya nubwo umupagani ko bigaragara ko ari nk'intuza nk'inshinzi ntabwo ngututse nyine ubwo mba mvuze physically yuko nariyo pe nta muntu wamenyeraga nge nta muntu wamenyeraga kandi n'ubu ngubu nanga umuntu umenyera mu buzima bwanjye nanga umuntu umenyera iyindi mikino yose wayikina ariko ukareka kuza umenyera iyo ushatse kumenyera ntago twabyumvikanamo wenda ubu ngubu narakijijwe singitukana sitwanarwana ariko twararwanaga bigaragara ko n'umugeri wawushotaga kabisa ni kofi narari kuryaga umwanya w'umugeri abantu nakubise sinabara umubare wabo ukuntu bangana ahubwo ngiye njashimira Imana nk'abantu bankurikiranye benshi banzi bajya bavuga ati Imana yagukuye hariya ahantu nta n'umusaro ufite nta n'igikomere ufite iyo yonyine gusa ahubwo se ko ufite amenyo yose ubu hari umunsi bageze kunkubita icupa rifata umunwa iryinyo rirenga ku rindi ariko rigenda rigaruka risubira mu mwanya waryo urengeye kuzana imengekerane nk'izi zangize cyangwa ubivuze ari uko ubonye izi zanjye ubivuze ari uko ubonye njye nta cupa bigeze bankubita utarebera kuri izi zanjye rwose ntawankubise icupa ni uku nisanze oya njyewe nuko byari byagenze arambwiye ati reka kunserereza nawe dore urazifite baba barawisetse njyewe rero nkunda kwisekera nkunda kwisekera nigirira umunezero igihe cyose mba nifitiye umunezero ntabwo ngiye njya mpfa kubabara buriya sinjya mpfa kubabara mpara numva mfite ibyishimo ubundi iyo numva mfite nk'agahinda numva mfite nk'umubabaro hari nk'utuntu tw'utuvidewo tw'abantu b'ababyeyi nyine nahoze mvuga bakorera Imana hari akavidewo ka Potere Amiyoni njya nkurikirana akavuga ati ubu bwiza dufite n'ubu buranga dufite ntabwo ari bwo bukurura abantu bari muri Amerika ngo burire indege ngo baze kutureba ni Yesu turimo urumva noneho yari kubivuga ubu ubona ari fiyeri yabyo by'ukuntu ari kubivuga noneho mpita mvuga ati Yesu we uri muri njyewe nta mpamvu yo kubabara cyangwa yo kukubabaza ngomba guhora nishimye ngomba guhora nisekera ntariye ibyo nta mpamvu yo kurakarira Imana wayirakarira se ukayikoraho iki akose tubwizanyije kuri ukiri umupagani wari ukeye nk'uko uyu munsi wisiga utuvuta kandi wanasanga ari ka gikotori njyewe reka nkubwize urumva nkiri umupagani njyewe nisigaga nambaraga shenete icyo ni icyambere cyo kandi zihenze amasaha ahenze inzara zicometse nziza nashyiragamo igisuko cyiza cyangwa nkashyiramo udutentire mu mutwe ruje ku munwa nayihozagaho ntiyajyaga inanavaho nkimakiya rwose kandi nisigaga n'amavuta bita Sowayiti icyo gihe yaguraga 18,000 ubu ndumva igeze muri 2020 ariko ubu ngubu nisiga amavuta y'5,000 urumva ari menshi mba mbona abantu bambwira ngo usa neza ubu ngubu nta muntu wasa neza ari mu byaha nta muntu wasa neza ari mu byaha abantu benshi bakunda kumbaza ngo ariko ari amarinete bambaye ngo ni fiyeri ngo cyangwa nyine ngo ni ibintu nyine ngo by'agatwiko ngo uba wakoze ngo ntago ari agatwiko aya ni amarinete kwa muganga banyambitse ntabwo ari ibintu by'agatwiko nyambaye kubw'uburwayi ntabwo nyambaye kubw'agatwiko duhe ishusho y'uyu munsi ukijijwe n'ishusho y'ahashize uri mu byaha amahoro wari ufite kirya gihe nayo ufite ubu bitandukaniye hehe mbese ubwo wagira amahoro uri mu byaha amahoro yuzuye ntayo abona muri Yesu kwa data niho gusa hasendereye amahoro nta handi hantu haba amahoro sibye ku Mana yonyine gusa nta handi hantu wabonera amahoro iyo wamaze gutera intambwe ukajya gushaka Imana n'umutima wawe wose umutima wawe nibwo ugira amahoro wo kugira ngo ubane n'Imana usabane n'Imana nawe kumbwira ngo uri mu byaha ni bya bindi bavuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye bazahinduka ubwoba busa nimwiyambura iyo myambaro mibi Yesu
mbikiye ubukwe wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yakubagiza amaraso mbese imyambaro yawe irera ubwo azagaruka afite icyubahiro n'ubwiza bwe abatari bezwa bazinjira mu birori by'ubukwe umva aya maraso ya Yesu Kristo yamaze kukweza akweza umutima akakweza isura n'abantu bakurebeye muri aya maraso ya Yesu Kristo bakabona ufite umucyo bakabona urasa neza bakabona uriho ubwiza bw'Imana bakabona uri kurabagirana kubw'amaraso ya Yesu Kristo ayo maraso ya Yesu Kristo niyagije kunyinyira hashimwe Kristo ariko hashimwe Kristo hashimwe Kristo wabikoze rata hashimwe Kristo wadukuye iyo ngiyo muri Egiputa ubu tukaba tugenda twemye ntabwo tukigenda twihishahisha tukigenda twunamye tukigenda tuvuga ngo runaka arambona ngo ibi oya dusigaye tugenda twemye kubera ko turi kugendera mu maraso ya Yesu Kristo turi kugendera mu mbabazi za Yesu Kristo nta soni mfite zo kubivuga nta soni mfite sibye iz'ibyaha byanjye niko umuririmbyi yaririmbye rero nta aka kanya nta soni mfite zo kuvuga aho Yesu yankuye ahantu habi nawe wenda ufite aho yagukuye cyangwa ufite aho ari bugukura uyu munsi ariko Yesu yadukuye ahantu habi yadukuye mu byaha yadukuye mu byaha adukura mu bibi adukuraho igisuzuguriro tukiri kwa Satani abantu baradusuzuguraga ariko ntabwo abantu bakidusuzugura ntabwo bakidusuzugura umuntu ari buguhamagara ati sengera mukozi w'Imana yagusuzugura gute ntabwo bakidusuzugura ngo badufate uko biboneye ahubwo basigaye badufata ukundi kuntu yabihinduye ukundi kuntu yabigenjeje ukundi kuntu none hacu harutejo hashize uko byasa kose ndizera yuko ejo hashize hanjye n'aha ngaha atari ko hakimeze Imana ishimwe abantu rero bareke kwitiranya ibya massage n'ubusambanyi umuntu naba umusambanyi niba yanabihakoreye ntagatukishe izina ry'Imana abantu nibareke gutukisha izina ry'Imana nimba wumva ko uri umusambanyi wikumva ko nabandi ari abasambanyi nimba wumva ko uroga wikumva ko nabandi baroga nimba wumva ko uri umunyamagama wikumva nyine ibyo ukora wa mugani bikore nimba uri muri Yesu neza ugumemo nimba uri mu busambanyi bwawe ubugumemo nimba uri mu byaha byawe ubigumemo wicira abandi manza ngo bazane mu dukino twawe wirirwa ukina mwumve ko udukino twawe wirirwa ukina n'abandi ariko badukina utwo dukino dukine wenyine nabo mudukinana ureka gufata runaka ngo muzane mugakino nimba waragiye gucisha izo mbaraga koko ukazibona bakaziguha wizanamo pastor runaka wivuga ngo runaka ngo buriya ngo akoresha imiti ngo yaracishije oya menya ibyawe umenya n'udukino twawe uri gukina ibindi by'abandi ubyihorere ubireke mureka abantu mushyire hasi abantu ahubwo umuntu yikontorore ku giti kiwe urugendo uri kugenda nuruhe ese uri kugana ese uri kujya he aho ntabwo uri muri babandi Yesu Kristo yavuze ngo hoshoshi wa mwahosi zibibi mwe ntabwo nigeze mbamenya nawe ukazasubizwa hanze kandi twe tukuzi ko uri umuhanuzi ukomeye twe tuzi ko wuzura umwuka twe tuzi yuko uvuga mu ndimi twe tuzi ko uvuga ijambo ry'Imana twarangiza twagera muri rwa rurembo umuririmbyi yaravuze ngo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana ngo udakijijwe wese ntabwo azatahamo ntabwo umuntu udakijijwe ntabwo azinjira muri uru rurembo ndakurahiye ntabwo umuntu usambana ntabwo azinjira muri uru rurembo ntabwo umuntu unywa izo nzoga ntabwo azinjira muri uru rurembo ntabwo azarwinjiramo uru rurembo ruzinjiramo umuntu ukijijwe papa uru rurembo ruzinjiramo umuntu ukijijwe mama ntabwo umuntu udakijijwe uru rurembo azarwinjiramo kuko ni ururembo rwamaze kudekorwa ni ururembo Yesu yamaze gutegura rwubakishijwe ngo izahabu ntabwo iyo rero izi zahabu n'iz'agaciro zizajyamo n'abantu bafite agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo ntabwo ruzajyanwamo nawe w'inkoze wirirwa wikora ibyo byose wirirwa ukora ibyo bibi oya abantu nibahinduke
bagaruke. Imana ni data, Imana ni umubyeyi, Imana ishoboye byose, Imana ni inyembabazi, Imana igira impuhwe, Imana ni data wayisanga ikakweza ikakubabarira. Aka kanya wava muri ibyo byose natwe twabivuyemo, iratwakirira turamira. Imana idutereka ku bibero, iraduheka, idufite mu biganza. Wivuga ngo Imana yaragusize, ahubwo niwe wasize Imana, niwe wayitaye ujya kwikorera ibyo wishakira. Yego, ntabwo turi butinde, turasa nkaho turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi ni byiza rwose abantu badukurikiye bajye bumva icyo Imana ibashakaho, icyo Imana ibashakaho. turimo turerekeza ku musozo w'umwaka. Yego, ntabwo nzi ngo umwaka utaha byifashe gute, kuri Noheli sinzi ngo nzarya iki, kuri Bona abantu rero niko nyine barimo kubyibaza, abantu niko bari kubyibaza. Ariko abantu bavuganye n'Imana ko Imana izabana nabo, Imana ikabaha kurangiza umwaka neza. Imana yambwengije guhaguruka none ahangaho ubu turi kuvugana wowe udukurikiye, dusomera ijambo riri muri Zaburi ya 12 umurongo waho wa 6, ubundi duhite tunasoreza aho ngaho rwose. Zaburi ya 12 umurongo waho wa 6 haravuze ngo 12 umurongo wa 6 havuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima k'umukene. Yego, none ahangaha Imana irahagurutse, niko Uwiteka avuze aka kanya. Ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Imana ihabwa icyubahiro. Narinje kubwira abantu aka kanya bafite umubabaro, bari kwibaza ngo ese abana bazava ku mashuri gute, bari kwibaza ngo ese abana bazarya iki bavuye ku mashuri, abantu bari kwibaza ngo ese uyu mwaka tuzawurangiza ese mu wundi tugiye kwinjiramo. Ndababwiye ngo mwigire ubwoba, nimba uzi ko wubashye Imana ugakora ibyo gukiranuka ukagendera mu murongo neza, Imana ije guhagurutswa nayo marira ufite. Imana ije guhaguruka ku bw'icyo kibazo kikuremereye. Noneho Imana ije guhaguruka, ije gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ni wowe unkurikiranye, wigira agahinda, witinya. Nabwiwe ngo nubwo hariho abarira hari Imana ije guhoza. Nabwiwe ngo nubwo harimo abarira hari Imana ije gutabara. Witinya wa mubyeyi we, wowe wubashye Imana ukayiringira. Wivuga ngo umugabo se ko agiye akagenda mu mpera z'umwaka biragenda gute, ahubwo tumbira Kristo, kubera ko Kristo aje gukora iby'imbaraga, kubera ko Kristo aje kwanura abantu bamwubashye, aje kubagirira neza. Abantu bamuhungiyeho abo ngabo bagiye kumubona, aje kubahisha mu bwisha bw'ishobora byose. Yesu Kristo aje kongera kurema ibintu bica aka kanya. Hari ibyawe data twese yongeye kuzura. Umurongo wa 8 Samuel ni wa 2 umurongo ni wa 8 igice cyawo ni icyambere gusa, umurongo ni 8 usoma ko gace konyine gusa duhita tunasoza. Samuel wa 2 umurongo ni wa 8 ibice. Iyo ni message Imana impaye. Ibice umurongo wa 8 umurongo wa mbere. Igice ni icya 8 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya. Imana itanze ubutware bwo kunesha Abafilisitiya bakugenjeje muri uyu mwaka wa 2024, ngo arangije ngo barabarwanya, ngo arangije ngo arabacogoza. Imana ishimwe. Anyaga urufunguzo, ngarangije nganyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa. Ariruka, ngarangije ngarirukanka. arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Mama wowe warudukurikiranye, akira urufunguzo rukwinjiza muri 2025. Akira urufunguzo. Abafilisitiya bari barafashe amahoro yawe, bari barafashe ubukwe bwawe, bari barafashe umunezero wawe, bari barafashe amafaranga yawe. Akira urufunguzo rukwinjiza 2025. Nawe rwanisha isengesho. Dawidi yarwanishije isengesho, arangije atsinda Abafilisitiya. Aka kanya narimvuze ngo rwanisha isengesho. Numara kurwanisha isengesho, uru rufunguzo rwakira aka kanya wowe unkurikiranye. Uru rufunguzo rukwinjize muri mirako yawe, rukwinjize mu mugisha wawe, rukwinjize mu munezero wawe, rukwinjize mu gisubizo cyawe. Akira kwinjira muri 2025 uri muzima. Wowe urwaye dukurikiranye, akira urufunguzo rw'ubuzima. Akira kubaho, ongera wakire kubaho, ongera usenge. Uru rufunguzo urunyage, ongera usenge, wicika intege. Umunsi umwe
namani bamwohereje kujya kwibira ariko ntiyacika intege. Namani yibiye ubwa mbere abona ntabwo biri gukunda, arongera arasenga, arongera yibira bwa kabiri, arongera arasenga, arongera yibira bwa gatatu. Wicika intege, wasanga usenze rimwe, usenze kabiri byaranze, usenga gatatu byaranze, ariko ngera wibire ku bwa kane, urebe ongera ugerageza amahirwe ya kabiri wongera uyabone, ongera ugerageze gatanu. Arongera namani yibira ku bwa gatanu, arongera aribira ku bwa gatandatu, ariko itsinzi y'Imana iraboneka ku bwa karindwi. Haleluya! Wowe udukurikiranye wicogora, ahubwo senga, wambara imbaraga, ukurikiriye Imana uyihungireho. Imana ije kuturengera, Imana ije kutugirira neza. Akira urufunguzo rukwinjije mu mugisha. Imana ibaha umugisha. Ndashoje. Yesu abashyigikire, mwe mwari mudukurikiranye. Imana igumize ibiteho, kandi Data wa twese abagirire neza. Mugumize musenge. Imana ije gukora iby'imbaraga, ije kwitamurura, ije gukiza abarwayi, ije kurema. Wowe udukurikiranye wumve ko ufite ibyiringiro aka kanya. Hari ibintu Imana iremye aka kanya, hari ibintu Imana ihinduye aka kanya, hari amateka Imana ihinduye aka kanya, hari ubuzima Imana ihinduye aka kanya, hari ibintu Imana ihaye ishusho. Nubwo wabonaga yuko nta shusho, ariko Yesu ari kuvugana nanjye ngo azanye ishusho kuri icyo kibazo wari umaranye igihe. Wabonaga umwaka ugiye kurangira, harangiye imyaka 2, 3, 5, ariko akira urufunguzo. Niko ijambo ritubwiye, akira urufunguzo rukwinjije muri gakondo yawe, rukwinjije mu munezero wawe, rukwinjije mu byishimo byawe, rukwinjije mu bisubizo byawe. Imana Data wa twese rero ibaha umugisha, kandi ndabakunda, ndabishimiye. Mwebwe mwari muduteza amatwi. Yesu abaha umugisha. Reka dusenge. Mana Data wa twese mwiza, Imana ikiranuka, Imana igira neza, witwa rubasha, witwa Imana ishoboye byose. Tara wiri bini for Diamond Asire, nyemerera aka kanya mwami wanjye, Mana yanjye, kuko witwa Imana. Nyemerera abantu bari badukurikiranye Kristo, abari barushye n'abaremerewe, abari barwaye, abakwifuza Mana mu buryo butandukanye, ururutsa iby'amahoro ku buzima bwabo. Nonaha Mana uhaguruke, kora iby'imbaraga, ureme iby'imbaraga, hindura amateka, wongere Kristo, kundisha abantu Mana nyagora ku ngoma, kugukunda n'ijambo ryawe ryururikire muri bo. Baha imitima y'ubwenge, Uwiteka we mu byo bakora, ubahe Mana nyagora ku ngoma kugendera mu nzira zo kwezwa, kubera yuko Imana yera kandi uzabana n'abera. Mana agirira neza abantu bawe, abatuye isi yose, abari hanze y'ibihugu bitandukanye. Mana ubarengera, ubiteho, abarushye n'abaremerewe. Waramburira ukuboko kwawe kwiza, izina ryawe rishimwe kandi rishyirwa hejuru, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.